ikinamico. Inshuti z'ikinamico namwe mwese mwumva Radio Rwanda mwiriweho murasuhuzwa na Nyirantezimana Frediana. Kuri uyu mugoroba indamutsa zabateguriye umukino witwa Ingendo y'undi wanditswe na Munyentwari Werarisi uhita ubwa mbere kuri radio ku itariki 12 Nzeri 1984. Nuwo hambere rero murabyumva, ariko kandi tugaruye ntiwarambira cyane cyane abanyeshuri n'abavyeyi bohereza abana kwiga. Umukino wacu rero w'uyu mugoroba Ingendo y'undi Munyentwari Werarisi wawanditse yashatse kwereka abarezi ko kuba abanyeshuri bamwe bagira imyifatire mibi mu mashuri bidaterwa buri gihe n'ubukire bw'abavyeyi babo, cyangwa ngo biterwa nuko abavyeyi baba batabagiriye inama mbere yo kubohereza mu mashuri. Erega burya nta utifuza kubyara neza, kandi ngo uburiye umuvyizi mukwe nta ko batagize. Reka twumve umukino. Ya. Ibibazo biba byinshi rwose, ariko ibyo mfite byo ni imvange. Akumiro. Mbeka Rube. Ndakumva. Amagara mukashya karimba ari hafi muze tujye ibyo tuvugana. Twari twitavye ga. Ariko reka kagasuru wasengereye niba hari akakirimo. Sane twe kwicara gusa. Akira. Nuko kose. Nuko. Akira shaka nkubanze mwana wanjye. Murakoze. Byibura uri intwari, kubona uratsinze. Yaratsinze se koko? Yaratsinze. Yo, ngo haye impundu mwana wa. Murakoze mama. Zaguha ninka nukomeza ukiga neza rwose. Murakoze cyane rwose. Mbaye mukuriye ubwatsi. Ariko rero yewe Karubera, ibintu byanyubeye. Dane mukashye gutugiza Imana atsinda ishuri rikuru. Kandi urabiza amafaranga arahana yaguzwe kagakawe. Ayo rero ngomba kwishira amategura asakaye inzu. None ndabona byanyubeye. Ibiki se byakuyobeye rwose? Ndibaza niba umwana waje agomba guhera aho ntaje kwiga. Birashoboka se kubuza umwana kujya kwiga yari yatsinze? None se ko nzemere gufungishwa nabo mu by'amategura. Ubu byanyubeye ndakaba kishe data mihigo. Umva, iki ni ikibazo koko. Ariko kandi kuvuga ngo tubuze umwana kujya kwiga ngo dukunde twishyura amategura, byaba ari ubucucu n'Imana ubwayo itazatubabarira. None umugorera. Uhisemo ko umukobwa wajya mu ishuri genda hitira mu roko. Erega n'uwacu twembi. Ibyo ndabizi. Dore cyakora jewe inama natanga. Kagira inkuru. Dore nawe igihe cyashize rwose. Abanyeshuri bazatangira ejo bundi ku wa mbere. Ku wa mbere. Ubu rero ni ukuvuga ko ukuyemo umunsi wa none hasigaye iminsi 3 gusa. Sibyo mukashya? Nibyo. None rero ndabona byari bikwiye ko ufata amafaranga hari ukajyana na mukashyaka ku isoko ukamushakira ibyangombwa by'ishuri, nawe yo kwishyura amategura tukazasigara tuyashaka. Ahubwo nzemera ngurisha ya ngurube yanjye n'ihene, ariko tureke umwana yigedi. Ndumva urama yawe yaba ari yora. Erega n'ubundi warushye imyambaro y'ifatizo. Ebende umuntu agenda bishaka buhoro buhoro. Ahubwo nimugire mugende n'igihe mugarukira. Tukanze reba ko agatambira karagiye yanka. Reka runkire kayijyana abandi bashumba baragiye.
bajya bagacyamura kuko atayishoboza. reka burya karacyari na gatoya. Ariko sange Mukashyaka arije ko duhite tugenda. Ye. Disi Mukashya, burya rero nangaga kubivuga isa kiri hano kuko yari kuvuga ngo mpimbarwa nk'abatwakazi. Ariko ubu numva nkwishimiye ku buryo budasubirwaho pe. Mama, nanjye numva nishimye rwose. Kubona mu banyeshuri ibihumbi bingahe bo muri Musebe yarinjye gusa watsinze. Rwose ni amahirwe. Maze rero mwana wanjye, dore wagenda wasubiriza. Ugomba kumenya ikikujyanye. Dore isuri yamaze iminsi ambwirira mu migani ngo nzagira kubyara babiri nk'abinkura ngo bakubitiraho no kuba ibicucu amaherezo azaba yaye. Ndetse yakomeje avuga ko atatinya kuzana undi mugore. Ye? Ntekereza. Yarabivuze. None rero mwana wanjye, urabizi ko Imana mutagura kuko iyo muguzi iraguhenda. Sije wihaye urubyaro. Dore hagati yawe na Kagatambira kari havuyemo inda, dore izi enye. None rero ubwo ngize rure mukabutsinze, umenye ko ari tabara umwana wanjye. Ndabyumva rwose nishyaka ugiye kundwanira. Dore buriya so ubwo abonye utsinze wenda azongera atore isuka ze tujyane mu karima. Naho ubundi nawe ubwawe wabonaga ko abyukira aho zahiye, inka akayisigira Kagatambira kariya kandi ureba uko kangana. Mama, ntugire ubwoba rwose. Icyari kibabaje se ko ari ugutsinda, ibindi nzihata mbikurikize kandi nzabishobora. Harya aho bagushyize nahagana he mwana wa? Nisave muri Butare. Muri Butare? Umva rero Mukashyaka, ubwo ari aho muri za Butarizo numva ngo ni mu mijyi ikomeye. Ugomba rero kwitonda nturangazwe n'umujyi ngo wibagirwe icyo ukurikiye. Nzitonda. Ikindi kandi wowe gacwa we, ujye witondera imodoka zaho ngo nta munsi w'ubusa zitica abantu. Nyabuna Mukashyaka uzazitondera. Nzazitondera. Bose ahubwo uzajya winyurira munsi y'umuhanda kure, zizaba ariho zigusanga. Kandi nugera naho ku ishuri ntugasamare, ujye werekana uburere. Cyane cyane wumvira abagutegeka kandi wumvikana na bagenzi bawe. Nzabikora uko ubimbwiye rwose. Ndetse uramutse ubonye ikintu kitagushimishije ariko abayobozi cyangwa abo mwigana, ntukarakare, ahubwo uzajya umwenyura ubasekere. Ngo mbasekere? Ubasekere nubwo wenda mu mutima wawe utishimye. Ikindi kandi numva ngo mu kizungu bagabura duke. Aha, uramenya uzemera utwo baguhaye. Umubyeyi utari nyoko ntakumenyera ibondo. Ibyo si ibyo umbwiriza. Nuramuka kandi ugezeyo ukarwara cyangwa se ukagira icyo ukenera, uzandikire mwarimu azabitumenyesha. Kandi uje umenya gufata utuntu twawe neza, dore nawe uruzi ubukene dutayemo. Urumva? Ndumva. Ibyo umbwiye byose nzabizirikana. Yego mwana wanjye, wenda Imana y'u Rwanda yazamfasha nanjye nkabona wigiye hejuru ukazansuka utuzi ku mutima. Karubera. Karame. Shakira we amafaranga tugende dura amasaha aragiye. Yewe nibyo nari ndimo. Hakiye. Toreri, Yesu yazanye yose. Reka tubajyana nanga 8,000. Nayo bine nasigire niyo azatanga ku ishuri. Hajya ngo nibiki tugurama? Ni ibiringiti 2 n'amashuka 4. Ayo mashuka se kandi nayo kwasiki. Mva mama nawe da. Ni amashuka y'imyenda basasa. Ntabwo ari amashuka. Komeza murankereza ye. Amashati 2 yera n'amajipo ya kaki 2. Inkweto n'ikabutura bya siporo. N'abakobwa se mukora siporo? Turayikora da. Igitambaro cy'amazi na kamambiri zo kogeramo. Imiswari 2 n'umupira w'imbeho. Ego ko ibyo byose? Si byo gusa hari n'ibindi byinshi cyane. Indorerwamo n'igisokozo ndetse n'amavuta yo kwisiga. Yewe kubyerekeye amavuta aho nta kibazo mwana wa, nzaguha kuri kakamuri kanjye. Mva mama di, ntabwo ari ikimuri twisiga. Twisiga amavuta ya kizungu amwe mu macupa. Mbese na ya kizungu?
kandi tugomba no kujyana igikombe n'isahane n'ikanya n'ikiyiko n'icyuma byo kurisha ku ego mwigo meza. wambyaye ariko se ubundi iyo murishije intoki batwara iki ibyo byuma nibyo muterana se Koko abanyeshuri se barisha intoki abaye kandi ari ukutwigisha ikinyabupfura. Tugomba no kujyana amasabune, uburoso bwoza amenyo n'umuti wayo ndetse n'ivarisi, kandi tukajyana n'amafaranga 3,000 by'ishuri. koko mwana w'abazigaba niko utwo duconsho twose tuzava hehe? Ese ubwo mu mwanya wariye amashoka niba ari amashoka niba ari amashuka ntawaguhakara kuko ubusunuka akajyana? Reka da, hari ubusuna ku gitanda se? Bubuzwa n'iki se? Gitaneze n'urutara. Ko ku rutara se musasi bikangaga abandi bagasasa amagodora, ubwo urumva ari kimwe cyangwa ibyo birago byakorwa mu ivarisi? Sinumvise se ngo abakera nibyo bajyanaga. Nuko bagendaga n'amaguru bakabyikorera, kandi nge nzagenda n'imodoka. haguruka tugende winyereza ma Tugende narangije. Ese nimugire icyo musagura muhaye n'akanyama umwana azagenda ariyeho. kandi koko byari byo ahubwo ndebera gasoroshye mwana wanjye ntiyagenda atari yakabuga ngaho wirirwe usigara ureba rwose ukuntu wataraganya utwo turo ku kazuba utushakira agatsima. Mwirirwe neza. Mukashya Karame, garuka nkwitumire di. Dore udufaranga ni 25. Nimutinda ku isoko ukumva ushonje utugura agakati. Dore buriya se ashobora kwirirwa kuhira inzoga ntagire icyo guhahira. murakoze. Umunye wikirize kandi agure n'agatabi. Dore tumaze igihe ntako dufite. Umubwira ariko arebe utubabi twiza ntagure ibikamba. Ndamubwira. Yewe ngaho ihuta atagusiga. Mwirirwe. Wirirwe neza. Wiriwe Karube. Wiriwe Nyirakama. Ese ko wanditse uburo hari akaboga wahashye? Muki imboga zirabura se wa? Ndajya mu gikorera no mu gisigati ntari sogo. Imbwija, inyabutongo n'agapica. Ntibibura kurya umutsima. Reka simvuga ibyo byatsima. Ndakubaza niba hari akanyama wahashye. Sigaho disi kunshinyorera. Akanyama se nakagura iki? Navuze nayo nigurira ingutiya yo kwambara ngo ndabona y'inyama. Ese ubundi aho amafaranga muzayabona ubwo Mukashya kagiye kujya mu ishuri? Ubu mugiye gukubita inda hasi mukayashaka? Sigaho waya Nyirakama. Ubu se disi ntusanze rucyahana avuye aha. Agiye ku isoko kumushakira ibyangombwa. Amafaranga yose twari kuzariha amategura yasakaye iyi nzu yose barayakukumbye barayajyanye. Erega burya iyo umwana agize Imana kuri iki gihe agatsinda ntabura n'abagira neza bagumye kumufashirizamo. Buriya muzagenda mubona n'inshuti zibagoboka. Yewe ntacyo bitwabwo mbonye Mukashya atsinze di. Uzi ukuntu yari yarahangayitse. Reka aho bakorera ibyo bizamini ho rwose ntabwo yarakirya ngo bishyike mu nda. Yewe Imana zibaho koko. Ariko koko Karube, Imana ikora ibyayo koko. Uzi kugira ngo wa muhungu wo kwa Kanyemera wahereye mu wa mbere abo wa mbere none disi akaba ataratsinze? Uravuga iki se di? Niba nuriya wa Kanyemera se n'umukungu azagumye mugeragereze. Ahubwo yaba Imana yabimenyaga ikarwana kutwana twuduhanya. Yego disi. Nyirakama. Ubu uzabona akana rwose koko mbone kwigira ejuru kazandengere nanjye. Ihorere buriya Mukashya kanejo bundi akaba yaje. Simbona basigaye bikozayo bakaba barasohotse. Have disi sigaho. Ubu nzagera igihe ndeka gushengurwa n'akabindi k'amazi cyangwa gushikurana n'imishike jenyine. Uwayaga buriya Mukashya karabibona. Aza aho gusize ntabwo azagenda ngo yibere bize ngarame. Ibyo se nyabusa abana barabimenya ko babona ibyo dukora byose bagasanga ari nk'itegeko tugomba kubikora. Reka disi ngusezereho. Nanga guca ku rugo ngiye gusura amabukwe ngo amaze igihe arwaye. Yararembye mbese? Ahubwo yaheze mu kirago.
maze rero uramutse ubonye amafaranga babanye make wanyaruka ukaza imuhira hari amafaranga 500 musaza wanjye w'umusirikare yansigiye ubwo aheruka ino ntayakuguriza ariko umwana akiga. mbese ntiwaba ukoze de? Ese ko umwana ari uwacu twese kandi akaba ari na Rwanda rw'ejo hari icyo yabura tugifite wa? ntacyo muzigaba, mbaye ahubwo ngushimiye nyagutega urugore. ubu se nakunganya nde di? Oya nta gikomeye rwose ntimuhangayike. reka nkureke ujya gusura uwo mukecuru, nanjye ngiye kureba ko nabona udukwi two gushyushya udushyimbo twaraye mu nkono. Nibyo ahubwo ngaho wirirwe. wirirweho nyirakama. Mukashya Karame, aho wapakiye ibintu byose ko bucya tugenda? nibyo ndimo. Ha, uramenya upakire byose ntugenda kimwe bibagirwa. Sinshobora kuzireba ntaguza amafaranga nanifitiye ngo ndagura ibindi. ororororororo yewe uzi ko nabo bitaniye n'iby'abageni b'ubu basigaye batahana. nawe nguwo nyina w'udusokozo, nguwo nyina w'udutambaro, yewe uretse agatimba kaburamo naho ni ndabona ari nk'iby'ubukwe pe. Sigaho se wa mugore we, abageni se bahuriye n'amashuri. Ku mukobwa nibura wayakowe iyo nyana, abandi aho gukorwa bakabakosha, hora wihorere. none se wagira ute? Umvaga ko basohoka bakabyishyura. Ha, neza amaso ni mwene Kanyarwanda. yewe ntawe uvumira itararenga, wenda Imana izamufasha. izi bika zose se ntizari amagi, kandi nagerayo akananirwa bazamwohereza azahinge. Sigaho se, ahingiye se ko nta n'imirima nifitiye, bashinyagura. Ntabwo ngomba gutsindwa, nzihata kandi nzitonda ntibazanyirukana. Ubundi se ko muvuga mutyo hari wigeze nkorera ikizami? natwe uzakomerezaho. Nkubwiye ko wagenda wasubiriza. Ugomba kuzirikana ko amafaranga yose nari kuzishyura amategura nyakumariyeho. Urumva? Nzajya mbizirikana rwose. Arega nimuhumure nziga neza. Kandi ntugire ngo niba wumva nkubwira ntiyanguru kugira ngo wiguzankize. Icyo nshaka nuko nawe wazirwanaho. Ntumererwa neza nanjye nzamirwe neza. Kandi utaratsindana naraga ntariye. Tujye wiga unasubiza amaso inyuma wibuke abo wasize uko bamerewe. Ahubwo se njye uzarota ngeze ku ishuri. Ese mama, aho Mukashaka azajya kwiga ni hafi y'Ikaduha? Oya, azajya isave muri Butare. Ubwo se azajya yiga ataha? Oya, bazajya bamucumbikira. Ntabwo yataha ngo agere hano. Kandi niga bugisave ntabwo ari kuvuye aha. Padate se bari bakibasha ntibavanaga n'imiba y'imiseke yo kubaka kiliziya. Dore bazino hagakari nka zigashoka bagezeyo. Ese nisave iyi misiyoni bajya bavuga? Nta yindi da. Niyo. Turi hano mu Bwana mukaye hirya y'Ibutare gatoya. Hamwe na zaribona na kinkanga ziri izo zose. Ariko ngo abantu baho n'abanyarugomo. Reka. Ibyo babikoze mu gihe cyo hambere ubutegetsi butarakomera. Gusa ninde wapfa kuza akarenganya umuntu ntacyo bapfuye. Ye Mukashya. Karame. Eguriye Nyagamuza n'agacuma kari aho ngaho ku Kagege. Ntimwakire. Hereza so. Urambanza inzoga ndi nyir'urugo. Mwakire. Kuri cyemera umwana wanjye ubone kumwe. Mwakire. Akira shaho ngusomye gatambi. Nebe nawe undagirira. Ndoza nasinzira nasome yigire kuryama. Murakoze. Rega mawe natwe dukwiye kuryama hakiri kare ubwo turi buzinduke. Nibyo kuko. Mbe Mukashya. Karame. Wahambire byose ntacyo wibagiwe? Ntacyo nibagiwe. Karube. Ndakumva. Inkoko kubitiye waryambere warangije kumbyutsa. Urumva kandi ukomanza umukingurire. Ubwo ari muri muna wanjye muhashyi. Ntabwo yuko ari buzinduka akaza kuduherekeza. Ese ubundi imodoka muzayifatira imushubi cyangwa ni ku Gatovu? Imodoka z'Ibunyambire se wowe uraziyobewe. Tuzafatira murekezi hariya ku Gatovu. Atugeza ku Gasarenda duhite dutega Ibutare. N'ubundi ngo umuhanda uva cyangwa ngo ukagera Butare ni mwiza aho bawukoreye. Tunyuze Nyanza twaba twiruhije. Cyangwa mashabuze kugira igihe ubyukire.
no kwa Rucyahana. Yewe, ye mwaramutseho. waramutse Yego. sunika ko kujya ube wiyicariye aho mu ruganiriro. Waramutse mu. Waramutse. Erega umusakiri hafi gukeba ni mugira tugendeye. Erega mwebweho ntimuzi imodoka zino. Mukashya karame. karaba mu maso gusa honyine udakererwa dore bwakeye. Nagire vuba ahubwo. Yewe, wahana umugambi yawe hana namuhashye koko. Uziko urwose usanze umugore nkangura nayo ndimo ndota. Reka njyewe nzi ko ndi buzindukira ahantu ngomba kubara amasaha igihe cyagera nkabaduka. Kandi nyine nkatwe b'ingaragu ntidusinzira kubera ibitekerezo turaramo. Urinda kugira ibibazo se wazanye umugore. Umuntu w'umusore nkawe agera arayipfumbase boshya abakobwa barabuze. Aha. None muzeye yaraseseye. Kuko muza ndetse mutungisha iki? Namuha amabuye se. Ukamutungisha ibyo abandi babatungisha. Abagabo ntitureshya. Reka ibyo tubyihorere. Bagahinda k'inkoko kamenywa n'inkeke yatoyemo. Warangije kwitunganya mwana? Narangije nta gisigaye. Dushobora kugenda noneho. Aragenda se ndakoze mu tujumba. Ego ko. Ubusara ry'iki gihe. Hari kuno mugore ye. Rera abana babifite ba nyina. Aha. Yewe niko bigenda abavyeyi b'abagore bakunda abana. Ngaho ushaka ufata ivarisi yawe tugende. Bakazajya kurera abajeyi wemere. Mukashya Karame. reka rata nkuzanira utwo ugenda urya mu nzira hatagira ugutera umwako. N'abavyeyi arasetsa kuko ye. Zibore ndumva nkomeye. Ariko nimunyerereza. Reka nkangure agatambira gusezereho di. Abona no gukingura urugi hataza kugira ikimwinjirana. Gatambira. Mukashya kangurabeho. Yego. Maze ukingira urugi rwo ku muryango. Byerekeje Mukashya katuraje. Numara kurukinga wongere wiryamire. Uzimye nako kataduha dore haracyari mu gicuku. Urumva? Ye. Noneho dushobora kugendera? Dushobora kugenda. Sana nkwakira Mukashya. Kwari twe tuguherekeje no uduherekeje. Hari kwa amajyambere yazi abana bo barateseye. Imodoka zibahagurutsa mu mbere wabo zikabageza iyo bajye. Nyamara bo hambere bari barashingutse. Kandi ariko n'ubu bitegereje usanga ari abagabo mbandoga mihigo. Darege n'amajyambere abageze aho murabarenganya. None sari ngo mitagira abo. Nyabuna ni mushingwe tudasanga muri kizigendeye. Ese wowe kutaganira Mukashya? Ubwo ari umunyeshuri arimo aribaza uko hagiye hameze. Ubwo yifite n'ubwo bako baramunyuzura. Nyamara ngo ntabwo bakinyuzura. Ntabwo bakinyuzura. Wamba bariyera ko nanjye by'abanyeshuri mbize nubwo ntize. Wabuza abanyeshuri kunyuzura bagenzi babo. Ahubwo wirinde kujya basuzugura ayo matwi batayakoramo. Mwarimu yaratubwiye ngo ntabwo bakinyuzura ngo unyuzuye baramwirukana. Yarababeshye. Data Rucyahana ngiye ugeze gufungwa ndabizi. Abanyeshuri ni nk'abanyururu. Bahengera bacunga atabareba bakakurebera da. Ego muzigabo. Mukashya. Nubona bakurembeje mwana wanjye uzigarukira uhinge. Dore ni wowe gusa mfite. Ejo ntazabura intama n'ibyuma. Ariko no mugureze no simuwe ko. Ubwo se n'uvuga ko zirusha abafite abana mu mashuri bose. Aho ntimwumva kunyuzura mukagira ngo ni ibi vyica. None se ni ibiki? Reka da. Nubwo utuma umwana atabikishibwe cyangwa ngo yiha agasuzuguro kadafashije. Oya ni koko. Twebwe siyo twajyaga mu kigega gutembera bashini badukubitaga. Byatuzaga se gutaha nijoro. Erega ikibi ni ukubashyiraho umutwe mubi kuko bashobora kuwumena. Nzabitondera da sinshaka kwipfira. Data ujye ubagendera kure. Hajya vamu. Hari wagera isavera? Ntego umugabo ngo arangira umwana w'ejo. Ubu si bitebo byanjye cyangwa ibirago mbigurishiriza hehe? Uretse isave ibugesera na za mayaga zose haraho ntaragera. Reka nakeka ko utahazi da. Aho nyobese ni hehe? Butare yose ndayizi. Za ngoma za matyazo za tumba za mpare za save na Kintego. Aho ze narahageze. Yabaye. Rega ahubwo izina ry'ubutego kwiye kurivaho wibereye umunyabwana mukari. Ndetse ni Burundi narigiyeyo ntawe uravuga hariya. Kumaguru. Bamayirana bamurekezi bari abari bataragura isa Toyota. Hano banza baraziguze mu birago no mu bitiyeho. Aha. Burya abagabo koko muri abagabo ni nacyo gituma mumenya amahugu menshi.
aho hose muvuga izi ni ukuwumvisha amatwi sindarenga ku kigeme. ye erega ubwo no kuri perefegitura Gikongoro ntuhazi. Reka da. ye njyayo se kugerayo gute? yitangaza ye. Baramutseho. Mwaramutse. Waramutse Mukashya. Mwaramutseho. Urigendeye. Ariko wa mukobwa ugira ubupfura buke koko. Bihuza kumusezeraho wari kubiki. Yewe uramurenganya. Ejo yari muri Rwishi rwose nta mwanya yabonye. Ese ubu ni madame kuzine tugiye guteza tuyuzera. Ndi umwere ku Mana da. Ni ibirayi byanjye nahinze hari igifurwe ngiye kubagara. Reka ahubwo mbasezereho nihute. Mukashya. Karame. Gaho rero urabeho. Murabeho. Akira naka gakoroto mwana wa ukagira impamba. Uzige neza. Tuzasigara tugusengera. Ubeho rero. Ye murakoze cyane. Mwirirwe mwebweho turaba tubona namuhindukiye. Mwirirwe madame. Kandi ngo no mukobwa ajyanye amahirwe menshi. Umuntu uhaye ufaranga na Nyirakamana muri iki gitondo. Buriya Nyirakamana nta mutima mubagira. Mu mutesi rwose utereye aho. Uretse gusa ko yashatse kugisamba. Ha yewe erega n'umugabo we burya ntabwo ari igisambo. Uretse kuyikundira gatamo. None si yakanywa kima abandi si bwo busambo. Mwigana ne mukubitemo wangura atari izuba rero turasiyeho. Ije ngiye no kubagarukiriza ahangaha nsangira ubwo ntaza gusanga abantu hariye akabuto kudushyimbo cyangwa se bakanyitira n'umwana. Birumvikana. Rubanda rwajemo muri iki gihe. Mukashya. Karame. Garuka nkubwire. Ariko imbare bamubwiye ugiye gupfara. Ni mu nturize ndabizi imfizi irabyara ntivumera. Irivuga gusa rero. Aha. Turabe wibuka amagambo twavuganye ejo bundi. Ndayibuka. Ugenda wige utiyigishije mwana wanjye uruzi nawe aho usize. Icyo utumva uje ubaza. Akira utudufaranga 200. Nugira icyo ukenera uzatwifashishe. Murakoze rwose. Gaho rero urabeho. Murabeho. Uzahaye uronge mwana wanjye. Ngufatiye iryo buryo. Murabeho. Yemuha. Karame. Mbese nawe urangera isave. Oya. Cyakora ndagarukira ku gasarenda. Ndashaka kwigurira yisuka. Nizeye ko nugaruka unyura umuhira ukambwira niba babonye imodoka ibajyanye Butare. Ndahanyura rwose nta kibazo. Nanjye ndabanguka ahubwo. Urebe niba nyirabazungu apimye akagaju ugureho mbiki. Yego ngaho nimugira urugendo rwiza. Ariko udusanze murekeze yagiye twabona indi modoka hehera. Umura twazinze ntadusiga. Niyo twasanga yagiye twafata izitutsi cyangwa. Izibwe cyangwa uko ziza zusuyera. Sinjire bari barapakira. Ahubwo reka dukuraguze. Koko. Mwaramutse mureki. Waramutse? Mwaramutse. Wabonye utandukana. Yego. Uraho mureki? Uraho muha. Komera. Usanzira nimbasize Amasho mwa. Uraho? Yego. Akana se kagakubwa ko ntakazi nakandi. N'uwanjye mpekeragiye mu ishuri. Wowe urucyahana wowe? N'uwanjye rwose. Ari imbizi rwose kufite umwana. Amaze kuwuri gikondo goroke. Nibyiza rwose. Ashobora. Hayiro umwana witsindiye. Ese uzajya kwiga hemwa? Uzajya kwiga isave. Ntabwo ari kure cyane da. Cyo ka wa mugabo we. Niba ari hafi sabuze kunsiga heruheru. Aha, ihumure nejo bundi akaba yabikurushye. Nzakanarenzaho. Ivyo byo. Abana ntibatinda gukura. Nejo bakaba dutegeka. Yewe mbiteze amaso ndi Rwanda. Isigireho. Kene nyirabarera kamwe mwari murakazi. Kamwe kari karanze gukura. Ntimwirwa mukabona kiruka nka ko Suzuki mu muhanda. Hongo ni goronome da. N'ubundi gahice suka mureki. Kana kiza ariko none sabo bose batarya ibyisuka babaho. Ivyo byo nibyo. Ariko se babivunikiye ni kimwe no kubirya bigusanza aho uri. Burya nawe wabakora da. Nibakore simba bushishi. Emereke tugende hakiri kare. Ndashaka gutanguranwa n'abajeti batanyikira amafaranga yanjye. Ese mwagarukira ugasarenda cyangwa murakomeza? Ndakomeza. Nagera ni Butare. Ndashaka kujya kurwa busoro kupagira amasaka. Amahirwe ye. Amahirwe tugize noneho. Nibura tugeze isave. Ngaho se ni muri revu. Tugende. Njye ariko ndaviramo ku gasarenda. Wibuke kuhahagarara.
mwagezeho mwese yego tugende tuhafate. Ese mwana wanjye iryo ndaribonye cyane tubariza Yesu twerekera ariyo se abanyeshuri reka mbabaza ndabona nabo baje badusanga muraho bana ba muraho neza uyu se ni umunyeshuri mushya mwari mutuzanye uyu ni mugenzi wanyu nari mperekeje. ni byiza birafa karame harya ntimwabonye aho ibiro bya directrice biri twahabonye nimujye kuhabereka muze tujye kuhabereka sana ngo twaze ivarisi. murakoze. ese witwa nde? nitwa Mukashyaka. iwanyu se ni wacu muri komine Musebeya ku Gikongoro. mwaje n'amaguru se? oya twaje n'imodoka tugeze hariya hepfo ku cyapa tuzamuka n'amaguru. dore kwa directrice ni hariya mukomange maze mwinjire. nuko urakoze mwana. injira. muraho se? muraho ni amahoro? ni amahoro. muraho nawe muko? muraho namwe. yeza akozwe iteka ryose. mwaramuzanye umukobwa wanjye kwiga se? yaje gutangira? yaje gutangira. byiza. iwanyu se nahagana he? awacu ni ku Gikongoro muri komine Musebeya. ni byiza ni byiza. ku Gikongoro se imvura ntiragwa ngo mutere ibishyimbo? yewe ni gakeya kaguye uretse ko ab'inkwakuzi babiteye. icyakora no muri komine Karamani nyuzemo nasanze barateye impombo zitangiye kumera. bitewe mwa. ni byiza. witwa nde? nitwa Jeanne Mukashyaka. ufite akazina keza. uzanye se n'ishyaka ryo kwiga? ndarizanye da. nuko maze rero uzagumye kubahiriza izina ryawe ugira ishyaka sibyo? nibyo. erega musaza umwana yageze iwabo ubu yabaye iwacu. oya birumvikana. ahubwo numwakire amafaranga y'ishuri. harya si 3. ni mwakire. murakoze. yewe ndatashye ndajya kure. nibyo. yemwa. karame. gahoseza kuri papa wawe maze uzamuke hariya haruguru urabona umubikira kwereka aho uri hara. murabeho papa mugire urugendo rwiza. murabeho umwana wanjye uzige neza urumva? murabeho namwe murakuze. murabeho. ngiye kureba ko nabona imodoka. abakoni se saa kanyu mwari mwibagiwe? murakoze cyane. ntari gucaye nitwaje inkoni yangira. gaho nimugire urugendo rwiza. yego namwe musigara amahoro. yemwe harya ngo witwa Mukashyaka? niko nitwa. zamuka ujya kureba wa mubikira nakubwira kwereka aho urara. numara gusasa wigire kuganira n'abandi bana bakwereke n'ikigo. murakoze. ndabona mwese mwageze hano kandi buri muntu yabonye aho azajya arara. nizeye ko mwese mwageze ku meza ntawe uburaye. ubu rero ngiye kubanyurira muri make ibyifuzo byanjye by'umwaka w'amashuri dutangiye. abadasanzwe muri iki kigo ndamenyesha ko ndi umuyobozi mukuru wacyo. mbifurije rero umwaka mwiza ari abasanzwe hano n'abashyashya baje none. abashyashya nizeye ko mwazanye imigambi yo gukora no kumvira. abasanzwe namwe nizeye ko mwazanye akarusho. mwabana mwe rero mwaje gutangira hano bwa mbere. ndabamenyesha ko hano ari ishuri rero abana bafite ikinyabupfura bumvira bagakora kandi bagakunda Imana. ni ukuvuga rero ko waba yumva atazashobora ibyo uko ari 3 yazinduka yisubirira iwabo ntawe twakoma imbere.
ngira ngo ntimuyoboye ikibazo cy'amashuri muri uru Rwanda rwacu. Niba rero mwaragize amahirwe mukabona mutsinze, ntimugire ngo nimwe muzi ubwenge kurusha abandi cyangwa mwasenze Imana kubarusha. Ubu hari benshi bifuza kwiga musize bandagaye ku misozi. Nkaba rero nizeye ko mutaje kwirirwa mwipfayonza. Ahasigaye ndasaba abamenyereye ikigo kukimenyereza abana bashya. Kandi nzongera kubona umwana rero avuga ko akubiswe, nzahita nirukana burundu w'abazaba bandegeye. Murumva? Mubyumva ibyo. Ngibyo ibyo nari mfite kubabwira kuri uyu mugoroba. Andi mabwiriza yerekeye ikigo muzajya muyasomaho yanditse. Uzagira icyo yifuza kumenya azajya anyura ku mukuru w'abanyeshuri. Nguyu duwayene wanyu nahaguruka mu murebe. Ikindi kandi, iyi saha yo kubyuka ntabwo ari 12:00 nk'uko bisanzwe, ahubwo ni 12:30 kuko benshi muri mwe bakoze urugendo rurerure bakaba bananiwe. Nongere mbasubiriremo, ingwiza murongo nta mwanya zifite hano. Muraraharyana. Haracyabura Mukashyaka. Mukashya. Niki? Iyo tukubwire. Uramubwira iki? Icyarazi tukubwira ariko. Umva rero icyo nshaka kubabwira. Nuko twese ko turi batanu turi inshuti. Ari jyewe, ari Nyirafaranga, ari Nyirabimfura, ari Hategeka ndetse na Mukashyaka. Nta kintu twashaka gukora ngo hagire uva amayange cyangwa turege. Ndaje Nyirabimfura. Tubwira icyo ushaka kutubwira. Ubu se ninde watinyuka kutuzimurira? Ndashaka ko buri wese muri mwe abanza kunyemera ko ibyo ngiye kubabwira twabikora. Hajya no mu byanga rero tukabyihorera. Abyemeye Mukashya? Ntisanga bishoboka ndabyemera. Mwave nawe icyo mfa nibasenzi. Vuga kimuti ndabishaka cyangwa oya. Ndabyemeye. Kugingimiranya. Nizeye ko mwese rero mubyemeye, ubwo na Mukashya akabyemeye. Ahubwo tugirije vuba ngira nyicisha amatsiko. Niba no kwica umwarimu ahubwo turamwica. Mukashya, baza hehe ko ibyo tugiye gukora ubidufasha kandi ntuturege. Ariko sinabyemeye. Ngaho wahira mu izina ry'Imana. Mu izina ry'Imana sinshobora kubarega kandi ndabafasha. Uti ndagatwika kiliziya y'Imana. Ndagatwika kiliziya y'Imana. Dore rero badisi, mwese amaze iminsi mubona ibyo batugaburira hano, na bya sinema batwereka. Ceceka. Bigiye kwicwa n'inzoka kubera imiceri idakaranze. N'ibinyeshuri bya hano rero nta nicyo bikora ngo tubyange. Abashaka rero ko uko turi batanu twagira icyo dukora cyahoza directrice, bigatuma yibwiriza bakajya batugaburira neza, kandi tukareba filime z'impinde na za karate. Sibyo se? Ibyo rwose. Ibyo di. Ukana ndakwemeye kabisa. Imikire najyaga ninywera nidu. None ibikoma bya hano byari byandembeje. Murambiza amaye. Imuhera nifatiraga ifiriti buri saa sita. Nkarenzaho fanta cyangwa amata. None ibigage bya hano bigiye kumenenda. Gupakira umuntu imvuzo boshye ingurube. Asikiwe. Reka nanjye najyaga nzinduka nirira isahane y'impombo cyangwa ibijumba nkumva ndijuse. None twatugati tubiri hano baduha ndabona nanjye ntatwihanganira. Hari n'ikindi badi. Mubona biriya byo guhora baducunga ngo tujya kuganiriza abahungu bo muri nomara ari byo. Nicyo koko. Za sinema zongera ngo ntacyo nakwirirwa mvuga. Wara batwereka inyoni ziguruka cyangwa abazungu barya. Ntawe ubyishimiye. Tubwira icyo dukora ikibyimbye kimeneke. Mureke mbabwira amayeri nahimbye rero. Turagenda mbere yuko isaha yo kurya igera. Dusanga abo bashyize bya bigage na ya miceri cyangwa ya mitsima ku meza. Noneho byose tubimene. Tunyanyagize twisohokera ntawe tubonye. Si byose? Hanyuma se badisi turaza kurya iki? Mukashya, genda bakoze ntiyakarabye. Turema twihangane ntabwo turi bupfe. None se ko icyo nshaka ari uko directrice yagira icyo yibwira. Ariko rero nzogera yo kujya kurya nivuga turi bujyane n'abandi kugira ngo bataza kudukeka. Si byose? Nibyo kabisa. Aho rero tugende.
kandi nanjye uza kugira icyo abwira abandi batadufashije. Tugende vuba rero batatume. Injira. Mwiriwe directrice. Mwiriwe doyenne. Niki kikugenza? Narinje kubamenyesha ko hari abana b'abatangiza inzanze bamenye ibiryo byose byari ku meza. Ugize ngo iki? Ngo bamenye ibiryo? Birashoboka se? Uti nabatangizi? Niba rwose. Ha? Ngaya n'amazina yabo aho nayanditse. Mukantwari, Nyirafaranga, Hategeka, Nyirahabimfura na Mukashyaka. Ya. Shyana ariko. Byaruza n'izo nkozi z'ibibi. Sigomba gutaha byanze bikunze. Mbega ishyano ribi. Gutinyuka kumena ibiryo. Yemwe hinga babanzane ndebe uko bameze. Ese ubwo babo baryikira? Shyana ariko. Ese baba barya neza aho? Niyo mpamvu bakwigira akagara bakiriza abandi bantu busa. Bakonona bigeze hariya koko. Oya ndabirukana. Abaturage bisava baricwa n'inzara, ariko ibyo bicucu bikamena ibiryo. Bagomba gutaha byanze bikunze. Babana nari mbazanye. Twirutwa dukoko twinjire. Wone mwinjirira. Hanyuma wowe genda ubwire umubikira ushinzwe ifumbira, abwira abakozi babatekera ibindi biryo vuba. Nanjye ngiye kubonana n'utu dukoko. Ngaho nimwigire hino. Wewe witwa nde? Kantwari. Abatwari bwawe mbonyaho. Kantwari nasoni. Isakora iki? Umucuruzi Nyanza. Uhagaze ku ruhande. Wowe urindera. Genda Nyirafaranga. Isakora iki? Data ni komanda. Nicyo cyatumye aburiza abandi bantu busa? Ngaho nawe uhagaze ku ruhande. Wewe witwa ndera? Nitwa Hategeka. Isakora iki? Data acururiza mu Ruhengeri. Wakabimenye se? Hategeka Imana nyine ntihategeka amafaranga. Nawe uhagararanye n'abandi hariya. Wowe se witwa ndera? Nitwa Nyirahabimfura. Nta upfura nkubonamo. Upfura se burihe? Sakora iki? Papa akora muri Minisiteri y'Amashuri Makuru n'Ubushakashatsi. Upfura abwiriza abandi bantu busa nta soni. Gusa urumva buri hehe? Uhagaze aho ku ruhande nawe hamwe n'abandi. Wowe se usigaye witwa ndera? Njye nitwa Mukashyaka. Wacu ni abahinzi. Wanyu se nyabasa bahinga iki? Abo namwe ntimwaba muhinga amafaranga. Harya ma uti witwa nde? Nitwa Mukashyaka. Se wowe ku Gikongoro wazanye na so gutangira? Njyewe. Yewe, amahirwe wari wageze umenye ko yari aya mbere n'aya nyuma. Kandi ko yikuye amata mu kanwa nyabusa. Igihe gitakaye rero ntikigaruka. Ngaho nawe uhagararanye n'abandi aho. Niko se yemwe bako. Nababwiye ngo iki umwaka ugitangira. Sinababwiye ko udashobora kwitonda ahita yitahira. Kuki mutabikoze kare mugategereza kwisha abandi bana inzara? Cyakora birantangaje kubona hafi ya mwese mukomoka mu miryango yagombye kubaha uburere ntangarugero. None mukaba rimwe mwica ibintu. Ndongera gutangazwa na Mukashyaka uyu wabishinze none akaba agiye kuryishingwe. Cyakora mwe guko muri bane mureke mbacira umugani kandi muwufate. Ngo amatwi yuzuye amata ntiyumva. Nawe Mukashyaka ngo ucire wawe kandi uwufate. Ingendo y'undi iravuna. Nshimye ko abandi bamenye ibiryo batigeze barya kubera ububi bwabyo. Ariko we Mukashyaka hari wabimenye kubera ko utigeze birya kubera ubwiza bwabyo. None rero bavandimwe uko muri batanu ntabwo twakwihanganira kubana n'abantu nk'amwe. Niyo mpamvu mbasaba kugenda vuba mugahambira utwanyu mugasubira iwanyu. Sinabangaga ahubwo mwanzwe n'ababasabira amashuri y'igitugu mudakuye kandi hari abayakwiye.
ngaho mugende. ubuse ndabigira nte we nisubira imuhira wacu barantema nta kabuza. ariko uzikura agacucu iwanyu se wajyayo gukora iki? none se ubunge hehe? ubu se nta na mwene wanyu ufite ukora i Kigali? hari musaza wa mama ariko sinzi aho atuye. uzi izina rye ngo numve ko naba muzi? Ndarizi, yitwa Mudaheranwa. ntabwo akora muri Majerwa? Niho akora. uwo mugabo ndamuzi. si umugabo ufite utwanwa duke usokoza binditse imisatsi? ye nuwo rwose wamumenya. ndakujyana nkugeze iwe aho atuye ndahazi ku Kicukiro. ubu se ndamubwira ko nje gukora iki? umubwire ko bakwirukanye azagushakira ishuri. azarinshakira hehe? nko muri za Pakope cyangwa muri gurupe yo mu Rugunga. aha, ayo mashuri ko numvise ko ahenda kubi amafaranga azayakurahe? i Kigali hari amashuri yigenga menshi ntiyabura aho agushyira cyangwa kwakira akazi. simbizi, ntago mbizi. uwo muzi ko kwa banyirukanye ntacyo bimbwiye. ubundi muzehe yari yavuze ko nintabona ishuri azashinga turi nkayiyobora. niwe rero papa mbere yuko nzi savi yari yamboneye irindi muri Zayire. ubu ndagenda ntunganye gato ubundi ahita njyana nta kibazo. Gihe hari umupadiri uba mu seminari izaza ugeze imuhira ni inshuti ya papa ashobora kunteretera. apfu yabazanye no kwiga numva ntabishakaga cyane. ubu ni uguhita afasha mama kwirirwa mu mangazini kuko papa aba yibereye muri aferizi. ubu murimo murandiza badisi njyewe icyampa ngasubiramo sinazongera kwigira nabi. humura wa, hari naho ubu wenda uzagira ubuzima bwiza kurusha iyo uza kwiga. gushingiye se disi? reka ubuzima se ni amashuri. ni amashuri. ntabwo waba udafite ishuri ngo wibwire ko hari icyo uzigezaho. iriya tagisi ni Kigali. hagarika iyo tagisi di. hano Kigali muragenda? yego turagenda. ni muze tugende. muze ndafugira utwanya twese tw'imbere ku madirishya. kundi uzi tagisi yawe yuzuragira ngo udutendeke se? oya ntabwo nabatendeka abakobwa beza nk'abo. myanya myiza se ni iyihe? mwigireyo. ubwo se ariya amavarisi ugiye buyasiga? bakira amavarisi y'abakobwa. oya ni muhumure ntacyo tubaza. mwese kandi ndabagezayo. oya nta kibazo. ariko se kugera i Kigali abakobwa ni abanyamahane koko. ukuntu muri beza ntabwo henshi mwagira amahane ameze gutya. kugera i Kigali ni angahe? ni 400 gusa. 400? ni menshi. ngo ni 400? sasa angahe? oya ndabatwarira ibanga. reka dushobora no kujyana na bisi. niba ari ibyo reka twiviremo da. tagisi si nyinshi se? batwarira ibanga. angahe? 300? ahubwo dadi muze tugende. wowe bagiye kudutendeka. ntiwumva se tegetse n'abantu benshi. abakire bayo nabo bakagenda. igira hirya tugende. kukingura idirishya bagenda mu tagisi n'umuziki aho ducurangira. nizeye ko mwese mwicaye neza umuziki mwishimye mumeze neza rero. tugende mu gikerezo. uze guhagarara inyanza njye niwe mviramo. nanjye uze guhagarara igitarama ntege ijya mu ruhengeri. ko numva mwese mwagarukiraga mu nzira mwampagakiraga iki? muruho mwanteye gusa. twe kuko turi batatu turagerayo. ngaho tugende ntabashobora abanyeshuri bubu. ese ubundi ko mutahigenda kitarangiye? akazi kawe ibyo ntibikureba. muraho yemwe? muraho neza. ese ni wowe Mukashya uraho? urakomeye. neza kuzwe. muraho neza. yego. niko se iyi nzira uyobowe nande? wari usanzwe uzi Kigali? oya n'uyu mukobwa uhagijije. uraho di? muraho. uraho neza. yego. niko se wowe wari usanzwe unzi?
nari nsanzwe nkuzi kuko iwacu nanjye batuye hano Kicukiro. Ni byiza nimutambuke mwicare. Ubuse ko musanze navuye ku meza rwose muramera muti. Ko ntuzi mwitwaje amavarisi igihembwe kitarangiye nikakonje babahaye cyangwa. Oya sikonje ahubwo baratwirukanye. Ngwiki? Barabirukanye. Mwagize mutese. Reka twari twarambiwe ibiryo byaho n'ukuntu badufatana bya sinema bibi twerekanye ko tutabyishimiye baratwirukana. Ngwiki? Ubwo mwari bangahe? Nige na Mukashyakuyu n'undi mukobwa wo kwa komanda n'abandi bakobwa babiri ngo base n'abacuruzi. Harya we papa wawe akora iki? Akora muri Minisiteri y'Amashuri Makuru n'Ubushakashatsi. Emwe niko Mukashya. Karame. Kunshimye abandi bana batahaga wabimuhira. Wowe urajyaye. Aha ni wanyu. Bambwiye ko ino hari amashuri yigenga nagira ngo muzanshakira akanya cyangwa n'umukabura mu nshakira akazi. Amba mbese. Amajatera ishuri. Iryo yigagamo ntiryari ishuri. Ayo mashuri uvuga kugira ngo batanga ibya mirenge ku ntenyo. Nabivanahe. Mukagerageza mukanshakira akazi. Emwe ako kazi se nkakaye. Ako mwabona kose. N'abafite diplome bararara barira bakirirwa barira. None nawe utindangije ukwezi mu mashuri yisumbuye ndaje mu nshakira akazi. Kavahi. Ya. Muririrweho ngiye mu rugo. Aho wirirwe sha. Urakoze. Genda ubwo wanyu bakora muri ministeri bazakubonera handi. Ndiko sema. Yewe. Karame. Ko kabutende bombashye koko. Nari numvise ko hatsinze ibintera ibyishimo. Cyane wende mushiki wanje agiye kubona kana kazamurwanaho. None wagiye kwirata gusa. Niko. Karame. Hasoni. Wari wajyanywe no kureba za sinema no kurya neza. Esema. Iwanyu waryaga imeze bite? Cyangwa wari bagaza sinema zimeze ziti? Erega nabandi banyoheje ntabwo ari njye wabyitekerereje. None se sibwo bucucu. Wari uri umugaragu wabatagize icyo bakumariye. Kuki se utabange cyangwa ngo bisobanurire diregitrise mbere uko abikwirukana? Bibaye kwiyamagara yatewe hejuru umwe asamaye ndagasamaye. Bari bavuze ko nahagira ubivuga abandi bamwica. Uri igicucu koko nta kindi. Dore nkubwire, kujya cyacu tukiga mu seminari Kabgayi. Twaryaga ibyo baduhaye byose. Byaba ibijumba cyangwa umutsima w'ibigori n'ibindi. Ariko tugakora icyatujyanye, tukiga. Ku buryo twararaga muri za wese twiga. Abandi bagacana amatoroshi mu biringiti. Ngo tutazatsindwa tugataha. None mwe muti nta rusosi batugaburiye turatashye. Nta soni. Ubusema kumuzi kwirata nibangaye hanze hababwirirwa bakaburara. Cyakora birambabaje cyane. Ko umwana w'umukene nkawe atinyuka kurengwa gatumutwe. Yewe. Ndabona saa 8 zegereje reka negere ku kazi. Ngwino tugende. Tugende nje kugutegera tagisi utahi wanyu. Ntabwo ngushaka hano. Ubuse nta handi mwambonera akanya koko. Hehese. Imyanya yino yigwamo nabifite. Nagera guhembwa ubusa nkabona yo ntanga mu ishuri nayo ngutungisha koko. Hani Kigali wagize ngo ni nko mu cyaro umuntu ajya munsi y'urugo agakura ibijumba kararira. Yewe reka. Tahi wanyu ibyo sinabyihanganira. Ayiwe, ubuse ndabigenza. Kwiga imasese wowe wizize. Dore nkubwire. Sewe sintera amajya ariko yabuze ndamenya. Turuzize kwigana bo mutareshya. Ubwo abonye ari abana mu mujyi utireka mbashake ubushuti nduze basana neza nibwo bakuroshye. Ubusa uri barahazi. Shawe, y'umutindi yahaye gutambuka gitware batoro watanye. Hajyaho bategera imodoka urahazima? Ntabwo mpazi. Enda ngwino tugende. Tugende ngutegere umushoferi ahakugeze. Anagutegere kugeza mu rugo. Nanjye nigire ku kazi k'igihugu. Ufite amafaranga angahe se da? Nta na rimwe mfite. Akira. Enda. Ibi ni 200. Amura ya imodoka. Andi yagira impamba. Murakoze. Nugere muhira kandi ntuziyandarike. Usange ababyeyi, dore mwize gufuma no gutaka. Wifatanye na bagenzi bawe mubohe, mudode, utwenda tw'abana. Munahinge byose bishobora kubaha amafaranga. Sibyo? Nibyo. Muragenda? Habari sha. Komera chef. Komera.
ugiye mu mujyi saba tuzamukane? Oya, ahubwo ndagira ngo ngereze uyu mwana kuri gare Rukiyeri. Ese ntugikora i Butare? Navuyeyo numva ndananiwe mpitamo kwikorera kilo Remera. Noneho umunyarukana umutegera ijya ku Gikongoro. Wenda yagerayo hakiri kare. Naje ubundi yihuse ngiye ku kazi, ndabona zibura 10 gusa. Jya gusengerera nimugoroba. Ndabigushoboreye rwose. Cyamushaka tugende. Erega n'ubu n'igihe wamuzanye. Nuko ngaho ugenda umutegere. Baje kwaturukanye i Butare mu gitondo. Nambo, umufatira ijya ku Gikongoro kandi mwanya mwiza. Ndaguha icupa nimugoroba nta kibazo. Mukashya kawe. Karame. Ngaho beho. Waramutse muhira. Bose uti nabona kanya zanyaruka. Kandi ntibagirwe ibyo nakubwiye. Ngaho mubeho. Murabeho. Komera di umungerezeyo. Akazi keza. Dore imodoka zijya ku Gikongoro. Zirebere hariya kuri kiriya cyapa dore hariya binanditseho. Cyangwa baze turiya twana turimo duhamagara abagenzi. Urumva? Ndumva. Dore sinagumya gutegereza nayo ngiye kwishakira pasari. Umenye kandi ako kavarisi kawe bene ngango batakagira icyayi ugasigara amaramasa. Ngaho rero wirirweho. Mwirirwe. Ye baba mani horaho we. Mbuze pfo na ruguru pe. Ubu ntashye data yanyica yantemana na mama we kandi na mama nawe nuko abonye ngarutse banyirukanye n'inama n'ubwitange n'urukundo yaramfitiye yahita ashoka rukarara cyangwa akimanika mu kagozi ariko n'ubundi nta kizamubuza pe ayiwe n'inama zose yangiriye mfushije ubusa bahungu we icyamana ngo mbonaho niga sinazongera kugira umuntu n'umwe ngira inshuti ubu se sinzi zingegera nishinze kandi bakaba batazi aho ndi ariko rero sinasubira imuhira ngiye kwemera nteko umutwe cyo gushaka akazi k'ubuyaya mbabajwe na mama uzapfa ntongeye kumubona ariko wenda Imana nibishaka tuzabonanira mu ijuru kuko ntashobora kujya gusekwa n'abana twiganye mu mwaka wa 8 ariko nzahora nzirikana umugani diregitirise yanshiriye ngo ingendo y'undi iravuna koko. Muri uyu mukino ingendo y'undi wanditswe na Munyantwari Werarisi mwumvisemo Mukeshabatware Disimasi, Nyirantezimana Vrediana, Nyirabangogo Niserata, Ndamyabera Andrea, Mukarutabana Gaudensia, Mukampamira Stefania, Nyiransabimana Teresa, Mukakayanda Domina, Uwizeye Regina, Harindintwari Selemani, Kalisa Karisiti, Rucyahana Faustine, Uwimana Consolata, Mukanturo Maria Teresa na Nsengiyaremye Tadeyo. Uwafashe amajwi abakinnyi ni Nyabyenda Narcisse, naho umutoza w'abakinnyi ni Mukarushema Josephina.